turabakiriye inshuti zacu za gusenga everyday muri ku mpande zinde zitandukanye, abari muri Amerika, abari muri Aziya, abari muri Australia, abari muri Europe, abari muri Afrika, abari mu Rwanda. Turabakiriye mu izina rya Yesu Kristo nkuko mubibona kuri kamera ya gusenga everyday. Turi kumwe n'umukozi w'Imana Pastor Abel mumenyereye kuri social media. Pastor, turakwakiriye mu izina rya Yesu. Murakoze cyane kutwakira kuri kamera za gusenga everyday. Imana baduhere umugisha, reka dusuhuza bari i Burundi, dusuhuza bari muri Congo, dusuhuza bari muri Tanzania, dusuhuza bari Zambia, Mozambique ndetse na Malawi. Reka dusuhuza abanyarwanda n'abanyarwandakazi, dusuhuza bari muri Kenya n'abari Bugande, reka dusuhuza bari muri diaspora mwese state zose murimo. Imana baduhere umugisha. Reka dusangire ijambo ry'Imana. Turaza gusoza dusengana Imana. Namwe mudukurikiye kuri kamera za gusenga everyday, reka dusangire iri jambo tubona mu migani ibice mu migani ibice 22. Dusome umurongo wa 3 n'uwa 4 abariho dusoma. Umurongo wa 3 uravuze ngo umunyamakenga iyo abonye ibibi bije arabyikinga, ariko umuswa akomeza akabijyamo akababazwa nabyo. Umurongo wa 4 uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Imana ishimwe. Reka twongere dusangire iri jambo naryo riboneka mu migani ahanyene hafi ibice 21. Hanyuma dusome umurongo umwe wonyene wa 30. Haravuze ngo nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka. Nanone reka dusome mu bice 20, dusome mu bice 20 umurongo wa 20. Nanone mu migani ibice 20 umurongo n'uwa 20 n'uwa 21. Haravuze ngo uvuma se cyangwa nyina ururimi rwe ruzazimira mu mwijima w'icuraburindi. Tusubiremo umurongo wa 20. Uvuma se cyangwa nyina ururimi rwe ruzazimira mu mwijima w'icuraburindi. 21. Umwandu wabonekera mu maguru masha mwitangira, ariko amaherezo ntuhira. Aya magambo sinzi niba muri buyasobanukirwe neza, na magambo akomeye. Umurongo wa 21 haravuze ngo umwandu wabonekera mu maguru masha mwitangira, ariko amaherezo ntuhira. Yesu ashimwe cyane. Imana ihabwe icyubahiro. N'aya magambo y'Imana rero tugiye gusangira kugira ngo tubone gusenga. Twumvise ijambo ry'Imana uko rivuze, riratubwiye ngo umunyamakenga iyo abonye ibibi bije arabyikinga. Bishatse kuvuga ngo iyo ikibi kije, ikibi gishobora kuza mu buryo butandukanye. Imana idufashe cyane. Ikibi gishobora kuza mu buryo bugiye butandukanye. Urugero ushobora kuba ufite inshuti cyangwa se abavandimwe, noneho hakaza ibintu bimeze nk'amagambo. Umuntu akaza akakubwira amakuru, uza amakuru ya runaka, amakuru akazamuka, inkuru zigatangira, umuntu akaza kukubwira amakuru ya mugenzi we. Birashoboka akaza amuvuga nabi cyangwa neza, byose birashoboka. Ariko iri jambo rishatse kuvuga iki? Rishatse kuvuga ngo umuswa yemera ikintu icyo ari cyo cyose yumvise. Bishatse kuvuga ngo gendana amakenga mu bintu byose. Imana itugirire neza. Gendana amakenga. Niba umuntu aje akubwira amakuru kuri njyewe, cyangwa umuntu aje akubwira amakuru ya mugenzi wawe cyangwa ya mugenzi we, nukuvuga ngo ukibyumva ntiwihutire kubyemera. Banza ukore ubushishozi, banza ubigenzure. Nico ijambo rishatse kuvuga. Umunyamakenga iyo abonye ibibi bije
arabyikinga. Ni ukuvuga ngo ntabwo ugomba kwemeranya n'uwo muntu ibyakubwiye ko ari iby'ukuri mu gihe utaramenya ukuri kwabyo. Ubanza kubibika ukabigenzura cyangwa se ukabikorera ubushishozi. Imana ishimwe cyane. Muri kino gihe Satani afite inzira nyinshi zo kugira ngo ayobye abantu b'Imana. Twumvise ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka. Uwo muntu rero wicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano imukwiriye ngo n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Imana ishimwe cyane. Ubugingo niki? Ubugingo ni ukuvuga ngo ni iherezo ryiza. Ni ukuvuga ngo inyuma y'ubu bugingo cyangwa inyuma y'ubu buzima turimwo hariho ubundi buzima. Ni ukuvuga ngo ni ubukire n'icyubahiro, hanyuma ngo n'ubugingo. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kubona ubukire akiri hano mu isi, akabona icyubahiro akiri hano mu isi. Ni ukuvuga ngo inyuma y'ibyo byose igihe umuntu amaze kwamburwa uyu mubiri, ni ukuvuga ngo hakurikira ubugingo. Ubugingo rero umuntu abuhabwa igihe amaze kwamburwa cyangwa se kuva muri uyu mubiri. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo ubugingo rero cyangwa se ubukire n'icyubahiro byose bitangwa n'Imana. Turabona ko hari igihe umuntu agira icyubahiro, ariko hari icyubahiro kitava ku Mana. Hari icyubahiro umuntu yiha, hari n'icyubahiro umuntu ahabwa n'abantu, ariko hari n'ikindi cyubahiro gitangwa n'Imana. Hari n'ubukire umuntu yironderera budatanzwe n'Imana. Ubwo bukire ntabwo buba bufite agaciro, bumara igihe gito. Ni bya bindi umuntu agira ubukire ariko nyuma y'iminsi mike mukumva ngo byamushizeho, mukumva ngo yarahombye. Imana itugirire neza. Ariko ubukire n'icyubahiro bitangwa n'Imana. Ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo ni umugisha utavangiye. Ibyo ngibyo ni ibintu bidashobora gutakaza agaciro n'umunsi n'umwe. Ni ibintu biba biri original kuko byatanzwe n'Imana. Ibyo nabyo ngo bituruka hehe? Bituruka mu kubaha Imana no kwicisha bugufi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo uwicisha bugufi ngo azashigwa hejuru, ngo ariko uwishyira hejuru azacishwa bugufi. Bene data inshuti mudukurikiye kuri kamera za Ugusenga Everyday, nagira mbabwire ngo kwicisha bugufi bituma Imana ishira hejuru uwo muntu yicishije bugufi. Ariko iyo umuntu yishira hejuru, Imana iramumanura ikamucisha bugufi. Hanyuma nagira nkubwire ngo kwicisha bugufi ni ikintu kimwe nakwita ikintu cy'agaciro imbere y'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero nagira ngo nsabe umuntu wese udukurikiye kuri kamera za Ugusenga Everyday, icyo nagusaba ni ukugendana n'icyo ijambo rivuga. Ijambo rivuze ngo twicishe bugufi. Hanyuma kandi icya kabiri ngo twubahe Imana. Kuko umuntu akora ibyo bintu byitwa kwicisha bugufi ndetse no kubaha Imana, ibihembo byabyo ariyo ngororano Bibiliya itubwiye ngo ni ubukire n'icyubahiro. Rero nitwicisha bugufi kandi tukubaha Imana, hari ibihembo dutegekanyirijwe. Ni ubukire hano muri iyi si. Ukiri hano muri iyi si, Imana izaguha ubukire, izagukubira inshuro 100. Hanyuma ngo iguhe n'icyubahiro. Icyo cyubahiro ni ukuvuga ngo Imana iza kukubahisha, abantu bose bakakubaha kuko Imana yaguhaye icyubahiro. Inyuma y'ibyo byose ukazabona n'ubugingo budashira. Imana itugirire neza cyane. Twumvise irindi jambo ritubwiye ngo nta bwenge. Imana itugirire neza. Nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka. Ibi nabyo bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo igihe Imana yaguhaye ubukire n'icyubahiro, ikaba yarakwemereye n'ubugingo, bishatse kuvuga ngo naho inama zaterana, bagaterana bashaka kugira ngo bakurwanye cyangwa se bagusebye cyangwa se baguharabike cyangwa se bakuvuge nabi, ni ukuvuga ngo ntacyo bashobora kugeraho. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo naho bokuzunguriza imitwe bakaguhekenyera amenyo, ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe babasha kugeraho. Bivuze ngo inama zose zaterana ntabwo zabasha kurwanya gahunda Imana igufitiye cyangwa se umugambi Imana igufiteho. Imana itugirire neza cyane. Wewe icyo usabwa ni ukubaha Imana. Kabiri, ukicisha bugufi, kuko byanze bikunze umuntu wubaha Imana
akicisha bugufi, ingororano y'umuntu nk'uwo ni ubukire n'icubahiro n'ubugingo. Ibyo rero iyo Imana yamaze kubona ko ubyujuje, ikamara kukugenera ibi bintu bitatu, ubukire, icubahiro n'ubugingo, nta muntu n'umwe wabasha kukurwanya ngo agushobore. Bakuvuga nabi birashoboka, bakubeshera, bakurega ibinyoma byinshi birashoboka. Twagiye tubibona ku bagabo batatu, Shaduraka na Meshaki na Abedinego, ijambo rirambwira ngo babarega ibinyoma ku mwami, ariko byose byabaye zero, kuko nubwo bateguye ibihano, ibyo bihano ntabwo byabafashe. Umuriro ntiwigeze ubatwika. Imana ishimwe cyane. Hagaragayemwo umuntu ugira kane kandi ngo ufite ishusho isa n'iy'umwana w'Imana. Ubwo bwari burinzi bwoherejwe n'Imana, kubera ikibari abantu batatu bari bujuje ibyo bintu bitatu. Bari barubasha Imana kandi bicisha bugufi imbere y'umwami Nebukadinezari, ndetse bubaha n'Imana kandi bicisha bugufi n'imbere y'ababareba. Imana itugirire neza. Byatumye ibyo bateguye nk'ubugambanyi kuri bo, bakabarega ibinyoma ku mwami, ndetse umwami agategekanya ibihano kuri abo bantu. Imana yabihinduye zero. Ibihano byose bateguriwe ntibyigeze bibafata. Bishatse kuvuga ngo nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya umuntu yubasha Imana kandi akicisha bugufi mu maso y'Uwiteka Imana. Twumvise n'irindi jambo ryatubwiye ngo uvuga se cyangwa nyina, ururimi rwe ruzazimira mu mwijima w'icuraburindi. Bishatse kuvuga iki? Iri jambo riravuze ngo umuntu ushobora kubahuka akavuga se cyangwa nyina amuvuga nabi, ururimi rw'uwo muntu ruzagira ikibazo, ruzayoba, ruyobere mu mwijima w'icuraburindi. Bishatse kuvuga iki? Mbega so cyangwa nyoko dushobora gufata ko ari uw'amaraso. Hariho so wo mu buryo bw'umubiri, ariko haba so wo mu buryo bw'umwuka. Ni umuntu ukwigisha ijambo ry'Imana, ni umuntu ukurera mu ijambo ry'Imana, ni umuntu ukurera mu buryo bw'umwuka. Uwo nawe ashobora kuba so cyangwa nyoko mu buryo bw'umwuka. Ntiyaba so cyangwa nyoko mu buryo bw'umubiri. Ubu turi kuvuga mu buryo bw'umwuka, ntabwo turi kuvuga mu buryo bw'umubiri. Yes, nibaza ko bisobanutse kandi birumvikana. Imana rero ikugirire neza wewe udukurikiye kuri kamera za Ugusenga Everyday. Imana ishimwe cyane, wagiriwe ubuntu budasanzwe, wagiriwe amahirwe kugira ngo ubashe gusangira uyu mwanya nanjye, kugira ngo tubashe kuganira ku ijambo ry'Imana. Urasabwa kubaha intumwa n'abahanuzi, urasabwa kubaha abakozi b'Imana, abantu bakurera mu buryo bw'umwuka. Imana ishimwe cyane, kuko umuntu yihutira kuvuga, akavuga nabi abakozi b'Imana, akavuga nabi intumwa n'abahanuzi, uwo muntu ngo ururimi rwe ruzayoba kandi rushobora kuyobera mu mwijima w'icuraburindi. Mu mwijima w'icuraburindi ni ahantu hatabona. Imana idufashe cyane. Ni ukuvuga ngo aho hantu rero iyo uhayobeye, ahantu hatabona, biragoye kugira ngo umuntu azakuyobore inzira. Kubera iki? Uri ahantu hatabona, niyo ngo nta muntu ubasha kukubona kuko ntihabona. Ikindi cya kabiri, n'uwaza kukureba byasaba, mbega waba umeze nk'impumyi itareba, kuko iyo umuntu ari mu mwijima w'icuraburindi, kugira ngo umufate cyangwa se umugereho ubashe kuba wamuyobora ni ibintu bigoye cyane. Byasaba kugenda ushakisha, ukagenda ukabakaba. Mbega urabyumva nawe kujya gushaka ikintu ahantu hatabona ni ibintu biba bitoroshe. Rero twirinde. Ijambo ry'Imana ryadushiriye ukuri kose ku mugaragaro kugira ngo tube maso, tutayobera mu bintu bimwe cyangwa ibindi. Turumvise rero ijambo ry'Imana riratubwiye neza ko umuntu ashobora kubahuka akavuga se cyangwa nyina amuvuze nabi. Ururimi rw'uwo muntu ruzayoba, ruyobere mu mwijima w'icuraburindi. Bivuga ngo bigoye kugarura umuntu nk'uwo, bigoye kuyoboka inzira, kubera ko ari ahantu hatabona. Ibaze kugenda mu mwijima ahantu utabasha kubona, niyo ngo ushobora guhuriramwo n'ibyago bikomeye kandi ibyago byinshi cyane. Iyo urimo kugenda ahantu hatabona, ushobora guhura n'ikintu ukagongana nacyo, ushobora guhura nibuye riguteze imbere ugatsitara kuri iryo, kubera iki? Urimo kugenda ahantu mu mwijima w'icuraburindi, ahantu hatabona. Rero byaba byiza ukoze iki kintu cyo kwihutira kumva, ahubwo ugatinda kwemera cyangwa se ugatinda gusubiza. Imana itugire neza, Imana idufashe cyane. Ni ukuvuga ngo igihe wihuta kumva ugatinda kwemera cyangwa se gusubiza, uzaba wifatanyije
cyangwa se ukoze icyo ijambo ryatubwiye twabangirijeho gusoma ngo umunyamakenga iyo abonye ibibi bije agira ute arabyikinga. ni ukuvuga wumvise ariko ntiwihutiye kwemera, ntiwihutiye no gutanga igisubizo. icyo gihe uba uri umunyamakenga, ukoze icyo ijambo ry'Imana ryagusabye. icya mbere harumvikanamwo kwicisha bugufi, icya kabiri harumvikanamwo kubaha Imana, kuko wirinze kwihutira kuvuga swate wari gusanga uvuze nabi ugasanga petetre inkuru bakubwiye si y'ukuri ni kinyoma. rero habayemwo ubushishozi, ntiwabyemeye kandi ntiwanabyanze kubera kutaramenya ukuri kwabyo. habayemwo kwihutira kumva utinda gusubiza ndetse no kubyemera. ibyo bituma umutima wawe udacira urubanza uwo muntu wumviseho amakuru. Imana itugirire neza. ni ukuvuga ngo habayemwo kumva no kumvira, ndetse habayemo guca bugufi, habayemo no kubaha Imana, kuko umutima wawe ntabwo waciye urubanza rwa mugenzi wawe. Imana ishimwe cyane. icyo gihe rero ibyo byose bimaze kuba muri wewe, bifataniriza hamwe kwakira cya gihembo kivuga ngo umuntu yubahirije ibyo byose agomba guhabwa ibihembo byitwa ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. n'ibintu bitatu. uyu muntu rero uhembwa ibi bihembo bitatu agomba kuba yubashe izi kondisho ijambo ry'Imana rivuze. ihute kumva utinde gusubiza, ihute kumva utinde kwemera, ihute kumva ariko ntiwihutire guca urubanza ku bintu wumvise. umuntu ashobora kuza akakubesha, umuntu ashobora kuza akakubwira amakuru atariyo, ukihutira kwemeranya nayo. banza wicishe bugufi, ubanze usenga Imana, hanyuma kandi numara kwicisha bugufi ubifatanye no kubaha Imana. ibi bintu numara kubyuzuza urakwiriye ibihembo bitatu: ubukire, icyubahiro, hanyuma n'ubugingo buhoraho cyangwa se ubugingo budashira. byose birumvikana. n'iri jambo ry'Imana Imana yashize ku mutima wanjye kugira ngo turisengeremo. ikibazo rero ni iki: ntabwo waba waravuze mwene so cyangwa se mwene nyoko ukaganama umuvuga ibinyoma, ukaganama uvuga nabi mwene so cyangwa mwene nyoko, ndetse ukamumentaniriza ibinyoma. Imana ihabwa icyubahiro, wewe ubashe kumva ibi, kuko ni amahirwe ya kabiri navuga ngo Imana itanze kugira ngo wigenzure. numara gusanga hari aho wagenze binyuranyije n'icyo ijambo ry'Imana rivuze, tugiye gusengana Imana nanjye kugira ngo ubashe kwakira ayandi mahirwe ya kabiri yo kugira ngo ubashe kuzabona ibi bihembo bitatu Imana itanga ku muntu wubahirije izi gahunda zose twumvishije: kubaha Imana ndetse no kwicisha bugufi, hanyuma ugatsindira ibi bihembo bitatu byitwa ubukire n'icyubahiro n'ubugingo budashira. Imana ikugirire neza. wewe ubashije kumva ibi, turaza gusengana Imana n'umuntu yifatanyije n'ababeshi cyangwa abanyabinyoma cyangwa se abavuga nabi abandi. Imana itugirire neza. wewe rero icyiciro urimo ntabwo nkizi, umutima wawe ni wewe ushobora guhamanya nawe uko witwaye cyangwa se uko wabayeho. nusanga warifatanyije n'aba bantu Bibiliya itubwiye, uraca bugufi dusengane Imana. Imana ishimwe cyane kandi ihabwa icyubahiro. ijambo ry'Imana riravuga ngo ntukifatanye n'abatizera, ntukifatanye n'abatizera, kubera yuko uwizera n'utizera nta kintu bahuriyeho, ntacyo basangiye. ijambo ry'Imana rirabaza ngo mbega Kristo ahuriye he na Beliyali, cyangwa se urusengero rw'Imana nzima ruhuza rute n'ibigirwamana? birashoboka wakiriye amakuru atariyo, birashoboka
wifatanyije n'umunyakinyoma, birashoboka wifatanyije n'umuntu wamaze kuyoba inzira, umuntu ageze mu mwijima wicura burindi. Kubera iki? Ururimi rwe yagwerekeje mu kuvuga abandi nabi, yagwerekeje mu kuvuga abakozi b'Imana nabi, yarwerekeje mu bintu bitagira umumaro, wewe ukisanga warifatanyije nawe utabimenye ko yayobye. Abantu nk'abo barabaho. Uku n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, ariko Imana iracicaye ku ntebe y'imbabazi kugira ngo ikugirire neza. Yesu aracyateza ibiganza, aracyahamagara ngo muze mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Umuntu rero ashobora kuruha atikoreye ku mutwe, ariko akaruha yikoreye mu mutima, yikoreye uburiganya, yikoreye ishari, yikoreye umujinya, yikoreye amagambo yo kuvuga abandi nabi, yikoreye ibintu bitandukanye ariko bidahesha Imana icubahiro, bitagaragaza kwicisha bugufi ndetse no kubaha Imana. Icyo twahamagariwe ni ukugira ngo twezwe, ni ukugira ngo dusohoze umugambi w'Imana ku buzima bwa kiremwa muntu, ni ukugira ngo umuntu yakire ubu bugingo turimo kuvuga. Ijambo ry'Imana rero ni ukuri kuzuye, ijambo ry'Imana ntiribesha, icyo rivuze riragisohoza, ndetse ijambo Imana yavuze irarikurikirana imyaka kugeza irisohoje. Ni Imana itabesha. Iyo usomye hariya mu gitabo cya Yesaya, umuhanuzi Yesaya, ibice 55 ugahera ku murongo w'10, haravuga ngo haratubwira neza yuko ngo nk'uko imvura na shereki bimanuka bivuye mu ijuru bigatose ubutaka ntibisubireyo, ngo bigatosha n'ingundu bigaha umubibyi imbuto, ushaka kurya bikamuha umutsima, ngo niko ijambo ry'Imana rimeze, ngo ntirishobora kuzira ubusa cyangwa se ntirizagaruka ubusa ridashohoje icyo data yaritumye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ni wowe uzi uko wagenze, ni wowe uzi abo mwifatanyije, ariko ijambo ryatubwiye neza ko umuntu wubaha Imana kandi akicisha bugufi ndetse ngo akagendana ikintu cyitwa amakenga, uwo muntu ngo agomba guhembwa ibintu bitatu: ubukire n'icubahiro ndetse n'ubugingo. Birashoboka rero ukaba utujuje ibyo ijambo ry'Imana rirusabye. Icyo ukora ni ikihe? Ndakwifurije kugira ngo ntuhombe ibyo bihembo bitatu, ntuhombe ayo mahirwe, wigenzure, nurangiza uce bugufi dusengane Imana. Ni ijambo ry'Imana Imana yashize ku mutima wanjye kugira ngo tubashe gusengana Imana. Imana ishimwe cyane. Abantu b'Imana rero bitwaye neza bagiye guhembwa muri iyi minsi, ariko ntitwakwirengagiza ko hari n'abandi bagiye guhanwa kubera ko twababwiye cyangwa se twababwirije ijambo ry'Imana ariko ntibabyumva, bavunira ibiti mu matwi. Dukomeje rero kubwira abantu bubashe Imana kandi bakicisha bugufi ko bagiye kwakira ibihembo nk'uko ijambo ry'Imana ribivuze, ariko aba bantu nabo tubwira bakavunira ibiti mu matwi kugira ngo batumvisha amatwi yabo. Abo ngabo iyo umuntu adahembwe ni kimwe mu bintu bibiri: hariho guhembwa, hariho no guhanwa. Mwibuke ko abiruka bose mu birori cyangwa se mu marushanwa ntabwo bahembwa bose, biruka ari benshi, biruka bose, ariko utsindira igihembo akaba umwe. Mwifurije rero gutsinda cyangwa se gutsindira ibi bihembo bitatu. Wewe rero nawe uri bwisange utubahirije ibi bintu ijambo ry'Imana risabye, ni ukuvuga ngo uricisha bugufi, wemere kuri umunyantege nkeya, wemere gutsindwa n'ijambo ry'Imana. Turagusengera Imana, Imana ikugarureho imbabazi, ikugarureho ubuntu bwayo. Imana ikwandukure mu gitabo cy'abagiye guhanwa, ikwandukure mu gitabo cy'abarimbuka, ikwandukure mu gitabo cy'imanza, ahubwo ikwandike mu gitabo cy'abagiye kwakira ibihembo, ikwandike mu gitabo cy'ubugingo, aribwo bwa bugingo n'ubundi twakomeje kuvuga. Imana ikugirire neza. Tugiye gusenga Imana. Hanyuma tutarasenga, reka mvuge aka kantu gakomeye. Ndakunda umukozi w'Imana Apostle
Gitwaza aheruka kuvuga ibintu bikomeye cyane, avuga ku bantu bagiye kuzakira ibihembo, n'abantu bagiye kuzabona Imana ihindura amateka muri Afrika, abantu bagiye kuzaba muri Isirayeli ya kabiri. Ni ibintu nakomeje kugenda mvugaho cyane ko Imana igiye kuzazana Isirayeli ya kabiri, na cyane nakunze kugenda mbivuga ku gihugu cy'u Burundi. Abantu rero bubasha Imana bagiye kuzakira ibi bihembo tuvuze, ubukire n'icyubahiro, kandi bategereje n'ubugingo buhoraho cyangwa se ubugingo budashira. Ni ukuvuga ngo ubukire mu yandi magambo ni ubutunzi. Imana ishimwe cyane. Hari abantu rero bagiye kuzakira ubutunzi budasanzwe kuko bubasha Imana kandi bakicisha bugufi imbere y'Imana ndetse n'imbere y'abantu b'Imana, imbere y'abakozi b'Imana. Rero ntukomeze kuvuga so cyangwa nyoko nabi, uvuga ibinyoma, ndetse n'uzaza kukubwira amakuru yo ku bakozi b'Imana uzagire amakenga. Niko ijambo ry'Imana rivuze ngo ugire ubushishozi, ugire amakenga, kuko iyo ikibikije uwo muntu ahorana amakenga muri we arabyikinga akabanza akabigenzura neza. Ntabwo ibi bintu agomba kubiyoberamwo, kuko turumvise ngo umuntu ameze gutyo azayobera mu nzira irimo umwijima w'icuraburindi, ahantu hatabona. Rero ndugu yangu, nta muntu yapfa kugukurayo kuko aho hantu hatabona. Eske yakubona ate? Eske nawe wahikura ute? Ni ibintu bikomeye cyane. Imana rero ikugirire neza. Apostle Gitwaza yubahwe cyane. Ibintu yavuze ni ibintu bikomeye cyane, aho yavuze uburyo Afrika yose igiye kuzakira ikintu kidasanzwe nk'impano y'Imana, ariko ni ku bantu bubasha Imana kandi bakicisha bugufi. Ntabwo ari bose bazabona ayo mahirwe, kuko iteka ryose Imana ihemba umuntu yakoze neza, ahubwo uwakoze nabi iramuhana. Niko ijambo ry'Imana rivuga, uwakoze neza azahembwa, uwakoze nabi azahanwa. Rero nakunze kugenda mbivugaho cyane ku bijanye n'ikanguro cyangwa se Isirayeli ya kabiri. Nuvuga ngo Afrika niyo izatwara ikanguro hanze kuza kubwiriza ibihugu byo hanze, ibihugu by'Abarabo n'ibindi. Rero Imana ikugirire neza wowe udukurikiye, nahawe kugira ngo witware neza, kugira ngo uzabashe gutsindira ibi bihembo bitatu. Imana ihabwe icubahiro. Gitwaza, Apostle Gitwaza yubahwe cyane, kuko ibintu byose yavuze Imana yari yarabimbwiye. Mbimaranye igihe kinini ngenda mvuga ku bintu bijyanye n'ibintu Imana igiye kuzakora. Cyane nagiye mvuga ku ikanguro cyangwa se Isirayeli ya kabiri, nawe yakomeje kubivugaho cyane. Imana rero ishimwe kandi ihabwe icubahiro. Hari abantu Imana ikoresha kandi ihamiriza, nubwo abantu batemera cyangwa se batumva iyo tuvuga, ariko hari n'abandi Imana yishimira, nk'aba bana babiri, uwo twita Yoshua na Kalebu. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero tugiye gusenga Imana. Wewe wari wabanye natwe muri kino kiganiro, uce bugufi dusenge Imana. Ni ijambo ry'Imana Imana yashize ku mutima wanjye. Mana, turagushimye, uri Imana nziza, urera kandi urakiranuka, uragahora ku ngoma iteka ryose. Uri Imana itabesha, iyo uvuze urakora, kandi iyo usezeranye urasohoza. Twumvise abantu bagiye kuzahembwa ibihembo bitatu, ariko twumvise n'abandi batagomba kubihabwa kubera ko batujuje ibisabwa. Mu izina rya Yesu dusengeye uyu muntu byagoye, dusengeye uyu muntu byananiye, uyu muntu ijambo ryise umuswa, uyu muntu ijambo ribereye indorerwamwo, akireba agasanga atagendanye aya makenga, kuko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo umuntu wese akwiriye kugendana amakenga, akwiriye guhorana amakenga, kugira ngo abanze ashishoze buri kintu cyose abonye cyangwa se yumvise, kuko irindi jambo riravuga ngo umuswa yemera ikintu icyo ari cyo cyose yumvise. Rero ngo ari ku munyamakenga we, ngo yabonye ibi bije arabyikinga. Uyu muntu rero yisanze ari umutsindwa imbere y'ijambo ry'Imana. Uyu muntu uciye bugufi, uyu muntu yemeye kwihana, uyu muntu agomba kwakira aya mahirwe yo kubaha Imana no kwicisha bugufi. Uyu muntu niwe dusengeye kugira ngo wongere umuzaneho ubuntu bwawe, wongere murwizeho imbabazi, yongere ababarirwe
aho yitwaye nabi, aho yavuze abandi nabi, aho yifatanyije n'abatizera, aho yifatanyije n'abacamanza utabagize abacamanza, aho yifatanyije n'uyu muntu yitwa umuntu utizera, aho yifatanyije n'abantu batagendanye amakenga, akisanga yemeranyije nabo, akisanga yavuze amagambo menshi, akisanga yavuze abandi nabi, akisanga yaciye imanza kandi nta wamugize umucamanza. Uyu muntu turamusengeye Imana, mweze kandi mutunganye, mweze kandi umugirire neza, muboneze rwose, kandi wandukura amazina ye mu gitabo cy'irimbukiro, wandukura amazina mu gitabo cy'imanza, umwandike mu gitabo cy'ubugingo, mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti, uwera wa Isiraheli, Imana ikomeye Aburahamu na Isaka na Yakobo, intare yo mu muryango wa Yuda, murago ku gishitsi ca Dawidi, uri Alfa na Omega, uri tangiriro ukaba n'iherezo, uri wa mbere kandi uri wa nyuma, nawe kubanjirije nta n'uzaguherukira, ni wowe ufite ijambo rya nyuma, utuma umuntu apfa cyangwa abaho, utuma umuntu akira cyangwa akena, ushira ikuzimu gakurayo, ni wowe ugomba kugirira neza uyu muntu yemeye guca bugufi, uyu muntu yemeye kugendana n'ijambo ry'Imana, uyu muntu yemeye kugendera muri izi nzira zitunganye, niwe dusenganye Imana, niwe agomba kugirirwa neza kugira ngo azabone gutsindira ibi bihembo bitatu. Haleluya, ibi bihembo bitatu kumvise ngo n'ubukire n'icubahiro n'ubugingo budashira mu izina rya Yesu. Uyu muntu rero niwe dusengeye kugira ngo umugirire neza, uyu muntu mwambike imbaraga, uyu muntu mwandikeho kirazira, uyu muntu turamushinganishije mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti, uyu muntu turamwasirishije muri asiranse yo mu gihugu cyo mu ijuru, uyu muntu reka uburinzi n'ubudahangarwa be kuri we mu izina rya Yesu, mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera muri ubu butatu butagatifu. Uyu muntu reka abona amahirwe ya kabiri yo gukira no kuzarokoka urubanza rw'Imana mu izina rya Yesu, kuko ahunze icaha n'igisa naco. Mana mugirire neza, bityo uyu muntu umukize urubanza rw'icaha, umukize ibi bihano, ahubwo umwandikira ibihembo kuko yakoze neza. Urakoze Mwami, ndagushimye ko wabashije kubana nanjye muri iki kiganiro, ndagushimye ko wanshoboje kugira ngo nasame mvuge ijambo ryawe, ndagushimye ko wanyongereye iminsi yo kurama kugira ngo nkomeze mbwiriza aboro ubutumwa bwiza mu izina rya Yesu. Ibyo nanje ndabigushimiye. Urakoze Kristo. Komeza rero kugira neza umuntu wari udukurikiye kuri kamera za ugusenga everyday. Uyu muntu ukurikira iyi channel muhereza umugisha, mugirire neza, ibibazo bikemuke mu izina rya Yesu. Reka uyu muntu abone neza y'Imana dukorera, reka uyu muntu abone ubutabazi bwihuse buturuka mu gihugu cyo mu ijuru, icyo twita intervention rapide mu Gifaransa, mu izina rya Yesu. Atabarwe bose babireba, atabarwe n'Imana ishobora byose mu izina rya Kristo Yesu. Reka uyu muntu abone ubutabazi, reka uyu muntu abone uburinzi, mwandikeho kirazira mu izina rya Yesu. Kandi uyu muntu turamushinganishije, uyu muntu murinde ikibi cyose, uyu muntu murinde mu majana mu maza, ntagire icyagubwe neza. Ijambo ryarambwiye ngo mbwire umukiranutsi ko azagubwa kandi ko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo mu izina rya Kristo Yesu. Bagirire neza, baha umugisha utagabanyije iburyo n'ibumoso, kandi byari ibibazo bihinduka ibisubizo mu izina rya Yesu, ibyari imisozi bihinduka ibibaya. Urakoze kubabariye, urakoze kubejeje kandi kubatunganyije, kandi utegeke muri byose. Amashimwe n'icyubahiro bihabwe wowe mu izina rya Kristo Yesu, Umwami n'umucunguzi wacu, dusenze twizeye. Amen.